ntuzatera umugongo uko kwemera kw'Isilamu gusobanutse kutagira ivangura kudacagura abahanuzi b'Imana uzanyuranya nuko kwemera azaba ari mu macakubiri. Isilamu ntabwo irimo amacakubiri ari muri bari abantu bashaka gucagura zimwe mu ntumwa z'Imana izindi bakazishyira ku ruhande. Hamotech Studio is a business center for photography services, video production and artistic design under the slogan "Customer is a King." Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783632542. Hamotech Studio works for our customers' needs. Ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Banje kubasuhuza mu ndamutso y'abizera Imana, amahoro impuhwe n'imigisha by'Imana bibane namwe ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyirimbabazi, umwami biremwa byose, nyagasani Nyirimpuhwe nyinshi Nyirimbabazi nyinshi, amahoro n'umugisha bisesekare ku mwiza mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad umuhungu wa Abdallah, we na mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu bakunzi b'Imana ndetse mukaba n'abakunzi b'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mukanakunda Icyizere Dawa TV, twongeye kubaha ikaze ku channel Icyizere Dawa TV, aho tugiye gukomeza kuganirira ibisobanuro bya Qur'ani ntagatifu. Turahera ku aya y'135 kugeza ku aya y'141 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya y'135 aragira ati: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Imana muri aya magambo matagatifu tugiye kurebera hamwe yavuze ukuri. Reka bavandimwe bakunze b'Icyizere Dawa TV turebera hamwe ibisobanuro by'aya magambo,
Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Abayahudi n'abanasara ari bo bakristo qalu baranavuze bati kunu hudan, nimube abayahudi, au nasara cyangwa se mube abakristo, tahtadu nibwo muzaba muyobotse inzira ikwiye. Yani hari abayahudi babwiye abemeramana barababwira bati kugira ngo mube muri ku nzira y'ukuri nuko mu abayahudi, n'abanaswara nabo baravuga bati kugira ngo mube muri ku nzira y'ukuri nuko mu abanaswara. Abayahudi bumva ko inzira yabo ariyo nzira y'ukuri, n'abakristo nabo ku rundi ruhande bakumva yuko inzira yabo ariyo nzira y'ukuri. Ibi babibwiraga nde? Babibwiraga bemeramana, abayisilamu. Babibwiraga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndetse n'abayemeye. Barabwira bati erega kugira ngo mube muri ku nzira y'ukuri nuko muzadukurikira mukaba Yahudi. Abo ni abayahudi ku ruhande rumwe. N'abakristo bati kugira ngo muze muri ku nzira y'ukuri nuko muzadukurikira mukaba Kristo. Buri umwe arimo arakurura yishyira. No kuri iki gihe cyacu turiho uzahura n'abantu wumve bakubwire ngo abasilamu basenga Satani. Nta nzira y'ukuri bariho, bari mu nzira y'ikinyoma. Bakavuga bati kugira ngo ubuyobotse nuko umuyahudi, ubwo ni ku ruhande rumwe. Kuyobotse ubu munaswara, ubwo ni kuba Kristo. Ukuri ni ukuye. N'abayisilamu nabo baravuga bati kugira ngo ubuyobotse nuko umuyisilamu. Ukuri ni ukuye. Reka turebe icyo Qur'ani ibivugaho. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. Imana iravuga iti abayahudi baravuze bati nimwe abayahudi nibwo muzamuyobotse, au nasara n'abanasara bati nimwe abakristo nibwo muzamuyobotse. Qul, Imana ibwinwa ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubabwira iti qul lahum ya Muhammad, babwire ya Muhammad uti bal millata Ibrahima hanifa. Inzira y'ukuri ntabwo ari y'abayahudi, n'inzira y'ukuri si y'abanaswara. Inzira y'ukuri ni inzira ya Abrahamu. Babwira uti ahubwo ukuyoboka nyako ni ugukurikira idini ritunganye rya Abrahamu ritabangikanya Imana. وما كان من المشركين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. babwire abayahudi nguri ku nzira y'ukuri nukurikira inzira ya Abrahamu, kuko Abrahamu ntabwo yari mu babangikanya Imana. وما كان من المشركين, Imana هذا نفي. Ukunugwakana, Imana irahakanye ko Abrahamu atigeze abangikanya Imana, bityo wabitari inzira y'ukuri ni inzira ya Abrahamu, inzira nyakuri. Kandi twabonye mu masomo yatambutse ko Abrahamu ubwo yubakaga urusengero ingoro Maka Al-Kaaba, we n'umuhungu we Ismail, Imana yamuhitiyemo idini. Iryo dini tuza gusanga ko ari idini rihe, ari idini ry'abaca bugufi imbere y'Imana, ariyo dini ry'Uwisilamu. Ndetse Abrahamu aravuga ati Imana nyagasani, nzamuye amaboko n'umuhungu wanjye ngo tugire abayisilamu. Ndetse twanasanze ko Yakobo nawe igihe cyo gupfa cye kigeze yateranyije abana be, arababwira ati bana banjye muzasenga nde? Muzasengera muri he nzira? Abana bamubwira ati tuzasenga Imana yawe, Imana ya Abrahamu sogokuru wacu, Imana ya Isaka na Ismail ndetse na Yakobo, ariyo Mana yawe. Icyo tuzi ni Imana imwe, icyo tuzi nuko ari Imana imwe, natwe tuzaba abayisilamu nkabo. Hanyuma rero abayahudi baraje bashyiraho idini ryabo, n'abakristo baraza bashyiraho idini ryabo. Hanyuma babwira abayisilamu
nyamara Muhammad yaje kugarura iyo dini rya Abrahamu abantu bari baratandukiriye hanyuma baravuga baterega ni wowe Yahudi nibwo muyobotse ni mu abakristo nibwo muyobotse Imana ibwira Muhammad iti babwira uti qul bal millata Ibrahima hanifa babwira uti mu byukuri Imana inzira y'ukuri babwire inzira y'ukuri idini nyaryo milla hano ni idini nyaryo ni idini rya Abrahamu ntabwo yigeze asenga ikigirwamana wa makana mushrikin Abrahamu nigeze abangikanya Imana ntiyari no mu babangikanya Imana wa makana minal mushrikin nta nubwo yigeze aba mu babangikanya Imana uyu murongo hano mu cyongereza uravuga ngo they say be Jewish or Christian so you will be guided ngo ni mu Abayahudi cyangwa Abakristo nibwo muzamuri guided muzamuyobotse hanyuma Imana ivuga iti say rather we follow the religion of Abraham babwire ati sibyo ahubwo twe dukurikira inzira ya Abraham inclining toward truth inzira iganisha ibogamiye kukuri inzira ibogamiye kuri and he was not of the polytheists ntago Abraham yigeze aba mu babangikanya Imana uyu murongo w'135 nanone hano muri tafsiri muyassar baratubwira bati وقالت اليهود الأمة محمد صلى الله عليه وسلم abayahudi babwiye ummati Muhammad the Jewish says to the Muhammadi nation abayahudi babwiye umma ya Muhammad cyangwa se umuryango wa Muhammad they say to them idkhulu fi dini al-yahudiyya tajidu al-hidayah they say to them convert to the Jewish religion you will be guided baravuze bati muwe mwinjire mu dini ry'abayahudi muzaba muyobotse waqalati an-nasara n'abanasara nabo baravuga bati waqalati nasara lahum mithlu dhalika n'abakristo nabo nuko bavuze nkuko abayahudi bavuze bati mu abanasara nibwo muzamuyobotse qul lahum ya Muhammad hanyuma mu tafsiri muyassari bati qul lahum ya Muhammad babwiye Muhammadi bal hidaya an tattabi'a jami'a ngo ahubwo kuri nuko mwese mwakurikira millata Ibrahima idini rya Abrahamu alladhi mala an kulli dinin batilin ila dinil haqqi nuko mwese mwakurikira idini rya Abrahamu yaretse izindi nzira zose ayandi madini yose y'ikinyoma ila dinil haqqi ayoboka idini ry'ukuri wama kana minal mushrikina billahi ta'ala he was not among the polytheists ntago yigeze aba mu ba polytheists yigeze aba mu babangikanya Imana ijambo polytheists risobanura those who associated other with Allah in worship polytheists bivuga abantu babangikanyije Imana n'izindi mana mu masengesho Imana ikomeza aya 136 igira iti قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا babwire uti قولوا nimubabwire mw'abayisilamu mwe muti O believers say to them we have believed in Allah and what has been revealed to us yemwe abemeye Imana nimubwire abayahudi mubwire n'abakristo muti we have believed in Allah twemeye Allah muvuge muti twemeye Allah and what has been revealed to us kandi twanemeye ibyaduhishuriwe qulu amanna billah nimuvuge muti twemeye Allah wa ma unzila ilayna and what has been revealed to us twemera n'ibyaduhishuriwe bagaragu witeka shuti zunwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam twemeye Imana twemera n'ibyaduhishuriwe wa ma unzila ila Ibrahima twemera n'ibyahishuriwe Muhammad Ibrahim twemeye Imana twemera n'ibyaduhishuriwe ndetse twemera and what has been revealed to Abraham and Ismail and Isaac and Jacob and descendants twemeye
ibyahishuriwe, twemeye Imana, twemera ibyaduhishuriwe, twemera ibyahishuriwe Aburahamu na Ismaile na Isaka na Jacobo ariwe Yakobo umuhungu wa Ismail wal asbat, ndetse twemera n'ibyahishuriwe n'uriya muryango cyangwa se urubyaro rwa Jacobo. Twemeye ibyahishuriwe, twemeye Imana, twemera ibyaduhishuriwe, twemera ibyahishuriwe Aburahamu, twemera ibyahishuriwe Ismaile, ndetse twemera n'ibyahishuriwe Yakobo n'urubyaro rwe. Wama utiya Musa wa Isa. Not only that, ntabwo ari ibyo twemeye gusa, ahubwo we have believed also what has been given to Moses and Jesus and what was been given to the prophets from their Lord. Twemeye, ntabwo ari byo gusa twemeye, ahubwo twemeye n'ibyahawe Musa, n'ibyahawe Yesu, twemera n'ibyahawe n'izindi ntumwa z'Imana bivuye kwa Nyagasani. Nguko Imana yategetse abemeramana kubwira Abayahudi ndetse n'Abakristo. Yani Abayisilamu, uburyo twemera turi mu dini rya Aburahamu. Iri dini rya Aburahamu ari ryo dini Aburahamu yasabiye urubyaro rwe. Muri iyi aya itambuka, Aburahamu yavuze, asaba Imana avuga ati Rabbana waj'alna muslimin laka min zuriyatina ummatan muslimatan laka. Nyagasani ngo tugire Abayisilamu ndetse wa min zuriyatina, no mu badukomokaho ummatan muslimatan laka, bazabe umma y'Abayisilamu iciye bugufi imbere yawe. Bityo rero qulu amanna billah, mubabwire muti twemeye Allah, wama unzila ilayna, twemera n'ibyaduhishuriwe, wama unzila ila Ibrahima, twemera n'ibyahishuriwe Aburahamu wa Ismaila, n'ibyahishuriwe Ismail wa Ishaqa wa Yaquba, twemera n'ibyahishuriwe Isaka na Yakobo wal asbati, ndetse n'urubyaro rwa Yakobo, wama utiya Musa wa Isa. Si ibyo gusa, ahubwo twemeye n'ibyahawe Musa na Yesu, ndetse wama utiya nabiyuna min rabbihim, twemera n'ibyahawe byose abahanuzi bava ku Mana. La nufarriqu bayna ahadi minhum, nta numwe dutandukanya mu ntumwa z'Imana, nta numwe tuvangura muri bo. La nufarriqu bayna ahadi minhum, ntabwo dutandukanya abahanuzi n'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo tuzivangura. We make no distinction between any of them. Nta numwe tuvangura muri izo ntumwa zose, turazemera. Nta ntumwa nimwe dushyira ku ruhande. Abayisilamu twemera intumwa zose n'abahanuzi bose bavuye ku Mana. Nguko Islamu yemera, nguko Imana yategetse kwemera kwacu. Bityo Abayisilamu nta vangura tugira, haba mu bahanuzi, haba mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntitugira gucagura, ntituvangura, yani ntago, we do not make distinction between any of the prophets of Allah and his messengers. Bityo rero kandi Allah wenyine niwe ducaho bugufi, Allah wenyine niwe dusenga, Allah wenyine niwe duharira ubumana bwe, amasengesho, kurema, gutanga amafunguro, riziki. Ni nawe wisubiza ibiremwa bye, akazabibarurira ku munsi umeruka ibyo bahoze bakora muri buno buzima bwa hano kuri isi. Wama la nufarriqu bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun, nta numwe tuvangura mu ntumwa z'Imana n'abahanuzi bayo. Wa nahnu lahu muslimun, and we are Muslims in submission to him. Rero bagaragu witeka, ibyo byari bisobanuro by'aya 136. Igisubizo ku Bayahudi cyabonetse, n'igisubizo ku Bakristo cyabonetse. Ariko Imana iravuga ngo iki ku murongo w'137? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Ngo Abayahudi n'Abakristo nabo nibabigenza uko mwabikoze, ntibavangure mu ntumwa z'Imana,
bakemera intumwa z'Imana zose, bakemera Muhammadi, bakemera Isa, Isaka na Yakubu, bakemera Aburahamu n'urubyaro rwe na ziriya ntumwa zose n'abakomotse mu miryango 12 ya Yakobo, abo bose bakabemera, bakemera ibyahawe Musa, bakemera ibyahawe Yesu, bakemera n'izindi ntumwa zose zavuye ku Mana harimo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, abayahudi n'abanaswara nibemera nk'uko nguko namwe mwemeye, faqad ihtadaw, bazaba bayobotse inzira igororotse. So if they believe in the same as you believe in, those Jews and Christian, if they believe in the same as you believe, you Muslims, if the Jewish and Christian have believed as you did, then they have been rightly guided. Nabo ubwo bazaba bayobotse nyakuri. Naho byo bavuga ngo mu Bayahudi nibwo muza kuba muyobotse, ngo cyangwa se mu Abakristo nibwo muza kuba muyobotse, ntabwo ariko kuri. Ukuri ni ukwemera ibyahishuriwe bivuye ku Mana, utwemera nkuko Abrahamu yemeraga, kuko ntago yabangikanyaga Imana. Niba kwemera rero, nibagira uko kwemera rero, twese tuzaba tuyobotse ukuri ko kuyoboka. Imana iti fa in amanu mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq, ngo kandi nibatera umugongo, wa in tawallaw, nibatera umugongo bazaba bari mu macakubiri. Nibatera umugongo kukwemera tuvuze, Imana imaze kugaragaza ukwemera nyakuri, irangije iravuga ngo uzatera umugongo uko kwemera ku Bisilamu gusobanutse, kutagira ivangura, kudacagura abahanuzi b'Imana, ngo uzemera nkabo azaba yobotse. Ngo kandi uzanyuranya nuko kwemera azaba ari mu macakubiri. Rero Isilamu ntabwo irimo amacakubiri. Amacakubiri ari muri bari abantu bashaka gucagura zimwe mu ntumwa z'Imana, izindi bakazishyira ku ruhande. Abo ni bari bafite iki? Amacakubiri. Imana iti fa in amanu bimithli ma amantum, nibemera nkuko mwemeye, faqad ihtadaw, bazaba bayobotse koko. Wa in tawallaw, ngo ariko nibatera umugongo, fa innama hum fi shiqaq, mu byukuri bazaba bari mu macakubiri. Fasayakifikahumullah, Allah wenyine ni uzaba gukiza. Fasayakifikahumullah. Muri Qur'ani ibisobanuro by'icyongereza haravuga hati, if they believe in the same as you believe in, then they have been rightly guided. But if they turn away, they are only in dissension, and Allah will be sufficient for you against them. Nibatera umugongo, Allah niwe wenyine uzaba gukiza. Allah will be sufficient for you against them. Allah zaba gukiza, Allah zaba kurinda. Fasayakifikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Ikindi nuko uyu murongo Allah subhanahu wa ta'ala yawushoje avuga ati wa huwa as-sami'ul alim. Allah yasoje uyu murongo agaragaza isifa ze ebyiri. Fa athbata Allahu lahu sifata as-sam'i wal ilm. Allah subhanahu wa ta'ala asoza iyi aya agaragaza yuko ari we wumva cyane, ari nawe ufite ubumenyi buhebuje. Hanyuma rero bagaragu Uwiteka, aya ya 137 niyo tugiye kugeraho. Aya 137 bavuga ngo sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibgha. Iyo niyo kamere ndemano ya Allah. Ibyo tumaze kuvuga haruguru, that is the religion of Allah. Niryo dini rya Allah. Iryo dini ridacagura, ritagira amacakubiri, ridacagura abahanuzi b'Imana, ridacagura intumwa z'Imana. Iryo dini ryemera uko abahanuzi b'Imana bari uko bakabaye bose,
sibghat Allah. That is the religion of Allah. Iyo niryo dini rya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo kamere ndemano ya Allah. Iyo niyo dini riri kumwimerera Imana yaremeye abantu. Wa man ahsanu min Allahi sibgha. Ni yihe kamere ndemano ya ruta iya Allah we waremye abantu. Wa man ahsanu min Allahi sibgha. And who is better than Allah in ordaining religion? Ninde muntu washyiraho idini ry'ukuri rirenze idini ryashyizweho na Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki tugarutse inyuma, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال إني أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين. Huango ili dini niryo Imana yahitiyemo Abrahamu, kuko Imana yamubwiye ati, Imana yavuga ngo ومن يرغب عن ملة إبراهيم, ninde wata umuco wa Abrahamu illa man safiha nafsa, ninde wata idini rya Abrahamu uretse uriya wigize injiji ku giti cye. Waman yarghab amillati Ibrahim, who can turn away from the religion of Ibrahim except ignorant? Ninde muntu watinzira ya Abrahamu usibye uriya winjiji. Walaqad istafainahu fi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala has choose Ibrahim in the worldly life. Imana yahisemo Abrahamu mu buzima bwano kuri isi, and choose for him the religion of Islam. Yamuhisemo kuri isi, imuhitiramo n'inzira y'Islam. Wa innahu fil akhirati la minas salihin. And at the end of the life of hereafter, he will be among the salihin. Ku munsi wa nyuma azaba mu bantu b'intunganye, righteous people, azaba mu bantu batunganye. Idh qalahu rabbuhu aslim, ngo mwibuke ubwo Imana yamubwiraga iti aslim, be a Muslim. Hanyuma Ibrahim akavuga ati qala aslamtu lirabbil alamin, and then he said, I am a Muslim, I become a Muslim for Allah subhanahu wa ta'ala. I become Muslim submitting myself to Allah subhanahu wa ta'ala. Abraham aba umwislamu yemera guca bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero hadhihi sibghatu Allah, iyi niyo dini rya Allah subhanahu wa ta'ala, iyi niryo dini rya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu min Allahi sibgha, ninde washyiraho idini ritunganye? Who is better than Allah in ordaining religion? Ninde muntu washyiraho idini ritunganye kurenza Allah subhanahu wa ta'ala? Wa man ahsanu min Allahi sibgha wa nahnu lahu abidun. And we are worshippers of him. Turai abasenga Allah subhanahu wa ta'ala, twemeye kuba abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakurikira iryo dini ritunganye. Bityo rero bagaragu witeka Allah subhanahu wa ta'ala ayikurikira avuga ati qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Babwire yewe Muhammad uti atuhajunana fillah, ese muratugishe impaka kuri Allah? Atuhajunana fillah, muratugishe impaka kuri Allah. Do you argue with us about Allah? Kandi ari we nyagasani wacu, wa huwa rabbuna, and wayo Allah subhanahu wa ta'ala is our Lord and your Lord. Muratugisha impaka kandi Allah subhanahu wa ta'ala Imana yacu akaba ari nayo Mana yanyu. Atuhajunana fi dinina, qul atuhajunana fillah, muratugisha impaka ku Mana. Wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bityo rero you have your word, you have your deeds. For us are our deeds. For us our deeds, and for you are your deeds. Mufite ibyo mukora, mufite imyemere yanyu mwahisemo, natwe dufite imyemere twahisemo. Ngaho ni mukora ibyo mukora mu bikorwa byanyu mwahisemo kwemera,
natwe tuzahitamo ibyo twahize, tuzashyira mu bikorwa ibyo twahisemo kwemera. Hanyuma icyo twe tubatangariza tubabwira wa nahnu lahu mukhlisun, nuko tutigaragaza mu dini twemera. Twebwe ibyo twemera tubihagazeho, tubishikamyeho, kandi wa nahnu lahu mukhlisun, Allah niwe twiyegurira. Allah wenyine niwe twiyegurira mu bikorwa byacu, mu masengesho yacu. Indeed, we are sincere in our deeds, in our intention to Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu witeka, aya 140 Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati am taquluna, cyangwa se mwaba mwibwira yuko ina Ibrahim wa Ismaila wa Isaka wa Yaqub al-asbata kanu hudan aw nasara. Do you believe that Abraham was and his descent was Christian or Jewish? Do you think so? No. Abraham was not Jewish and was not Christian. Ese mwibwira ko Abrahamu mwamuvuga mu byukuri ko Ibrahimu, Ismaila, Isaka, Yakobo n'urubyaro rw'abanya Isirayeli cyangwa abanaswara bari abayahudi? Apana, ntabwo bari abayahudi, nta nubwo bari n'abanaswara. Ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo qul, bwira abo bayahudi n'abakristo, babwira uti a antum alam amillah, ni mwebwe mubizi cyangwa Allah ni uzi ukuri? A antum alam amillah, are you? Allah subhanahu wa ta'ala is saying here, or do you say that Abraham, Ismail, and Isaac, and Jacob, and descendants were Jews or Christian? Say, are you more knowing or is Allah? Are you more knowing or is Allah who is knows more? Mwamuzi ukuri cyangwa Imana ni izi ukuri? And who is most unjust than one who conceal a testimony he has from Allah? Ninde munyamahugu wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, ninde munyamahugu kurenza uriya uhisha ubuhamya buva ku Mana. Imana ubwayo irihamiriza ko Abrahamu ntiyari umuyahudi, ntiyari n'umukristo, mwebwe mugashaka kwigira abahanga kurenza Imana. Who is unjust? Ninde munyamahugu than one who conceal a testimony? Ninde munyamahugu kurenza uriya uhisha ubuhamya buri gutangwa na Allah subhanahu wa ta'ala? He has from Allah. Mufite ubuhamya bugaragara mu bitabo byanyu mw'abayahudi mwe n'abakristo, ariko mwarabuhishe, murabusiba, muhindura ivanjiri, muhindura Taura, muhindura ibyo bitabo byagaragazaga ukuri kuva ku Mana, kugaragaza bihishura ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, murangije muhisha uko kuri. Abrahamu si yari umuyahudi, ntiyari n'umukristo. Abrahamu yari umuyisilamu ko twabibonye muri aya zatambutse. Wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, ninde muntu w'umunyamahugu, who is unjust more than who conceal the testimony he has from Allah? Ninde muntu w'umunyamahugu kurenza uriya muntu uhisha ubuhamya afite kandi azi bwamwishyuye buturuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala is not unaware of what you do. Allah ntabwo ari injiji kubyo mukora. Allah arabazi, azi ibyo muhisha. Bityo Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati tilka ummatun qad khalat, ziriya umma qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. That is a nation. Uwo twavugaga wari umuryango wa Abraham watambutse. That is a nation which has passed on. Bariya barigendeye. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. This nation which has passed
it will have the consequence of what it earned. And you will have what you have earned. And you will not be asked about what they used to do. Iliya ummati Ibrahim, Abrahamu nabari bose twarondoye, tilka ummatun kad khalat, ni umuryango watambutse, laha ma kasabat, bafite ibyo bakoze, walakum ma kasabtum, namwe mufite ibyo mukora, wala tusaluna amma kanu ya'malun, ntabwo muzabazwa ibyo bahoze bakora. Bityo buri wese amenye ko icy'ingenzi ntabwo ari uko umuyahudi sino ko umunaswara. Icy'ingenzi ni ugukurikira idini ya Abrahamu, ariyo dini y'Islam. Icy'ingenzi ni ukwemera Imana. Icy'ingenzi ni ukwemera ibyahishuwe biva ku Mana. Icy'ingenzi ni ukora ibikorwa byiza bifite ikhlasi, byerejwe Allah. Ntabwo tuzabazwa ibyo batambutse, bafite ibyo bakoze, natwe dufite ibyo dukora, tuzabazwa ibyacu. Bityo rero bagaragu Uwiteka, naho dusoreje iyi mirongo mitagatifu. Wakubwira rero ngo umuyahudi cyangwa se umukristo kugeza kuri uyu munota, ndakeka yuko ufite igisubizo wamuha. Babwire yuko Abrahamu ntiyari umuyahudi, Abrahamu ntiyari n'umukristo. Abrahamu yari umuyisilamu, kuko Imana yo muhamagariye kuba umuyisilamu. إذ قال له ربه أسلم. إما أمجيتي umuyisilamu, قال أسلمت لرب العالمين. Arabagati mbaye umuyisilamu, nciye bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nge mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe gukomeza gushikama ku dini y'ukuri, idini y'umwimerere subigata Allah, inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala yahanze. Wa man ahsanu min Allah subika, ninde wahanga idini rizima rirenze rya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi bagaragu Uwiteka, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuturinda kuba mu bantu b'abanyamahugu, kubera yuko nta wundi muntu wahuguza kurenza uriya muntu uzukura akaba kurengaho. Wa man azlama mimman katama shahadatan indahu min Allah. Bagaragu Uwiteka, Allahumma dusabe Allah subhanahu wa ta'ala an yanjina min alqawmi zalimin, aturokore adukure mu bantu b'abanyamahugu. Allahumma inna nas'aluka hidayata warushd wa irshad. Mana nyagasani turagusaba yuko watuyobora ukaduha no kuyobora abandi. Mana nyagasani, Allahumma ja'alna hudata muhtadin, tuyobore inzira kandi natwe tugira abayobora abandi muri iyo nzira y'ukuri. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamotech Studio is a business center for photography services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a king." Find us at Golden Plaza Building, Timirongo. Furthermore, contact us on 0783 63 25 42. Hamotech Studio works for our customers' needs. Ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification.